Turi kuzamuka duterera imisozi twongera dutambika indi twerekeza neza ku muyobozi w'umudugudu nk'uko twakomeje kubibabwira. Turahageze. Reka dukomange turebe yuko yaba hari, kuko ntabwo twigeze tumuteguza. Turebe ko duha karibu. Kandi ni ibiki kandi Murinde n'abanyamakuru imyenda rakada wagana ukaza tukavugana. Dore gato ndaje isekereshaho none se ubu ngo ndeka amazi yuzura ahangaha twaganira noneho tuza twagenze ingendo ndende cyane tuje kukugeraho kugira ngo dusobanure ku bijyanye n'imiyoborere yawe ndetse n'umudugudu wawe. Twagiye tunyura ahantu hatandukanye. Ese urumva ari irihe terambere ubasha kugeza ku mudugudu wawe? Icya mbere turi guteganya guca imihanda myiza irutihanye. Ikindi cya kabiri turi guteganya ko buri muturage wo muri uyu mudugudu nibura ashobora kuzajya bafite igare. Ikindi kiyongereyeho, nta muturage nyobora wanjye ugomba gutura muri uyu mudugudu mu gihe cy'umwaka adafitemo inzu. Ikindi gikomeye cyane ku bijyanye n'imvura ibiri kugwa, ese ku abaturage uyobora ubona nta ngaruka bibasha kugira ku bijyanye no kubaka nabi, uburyo abantu bashobora gusenyerwa kubera imvura? Ese n'icyo ukorera aya mazi kugira ngo umudugudu wawe ugende neza? Cyo mfa nawe wamubaza ibintu byinshi cyane. Hari inzu wahanyuza yarasenyutse, ubakisha amatafari nkarakara. Ikindi kibazo twaje tureba ibijyanye n'imihanda, tubona imihanda yarapfuye rwose mu buryo bugaragara, kandi warwanye rwose uvuga uti nzagira ibyo ngeza ku baturage, ariko wagira ngo ni imihanda yahindutse urwina. Urabiteganyaho iki? Iya mihanda nyine, imihanda iyi uwari wayiciye mbere wabonye ko yagiye ayica nabi ahantu hahengamye. Iriya mikoti igiye irimo we ntuyiteho, uramenye ntube wayifotoye, kuko biriya turenda guca indi mihanda mizima. Niba buri muturage azabona igare azagenderaho, ndetse hari n'abatangiye kugura imodoka nubwo baziraza hirya hariya mwatangiriye mwabonye ku muhanda. Abazamu ntabwo bina, ntabwo bahenda. Namwe abanyamakuru nabashishikariza kugira mubwire abantu
baze kugura baze gutura inanga. Iyi modoka nta muntu yiraza mu rugo. yewe mudugudu none se ubona iki gihugu kibasha kugendera ku mabwiriza nk'ayo utanga cyangwa wumva utari kubyina amanyurane nk'umudiho w'ihene? Wafungiye yose uje kumbaza ibibazo bya nta kigere ngo ugiye ubona ngo ibyo ngo byacukutse mu muhanda uzaza n'amabuye nawe utindemo. Nta mugore ngira, nta mwana ngira, mbagiye nyine. Ibyo sibyo wari ukeneye kumenya. Ubu se ndi mu nzu iva ariko ntakagombye kujya mu nzu. Ndumiwe koko ngo nawe ntiwiyange. Abaturage bazahinga dore imvura irimo iragwa, ibishyimbo bireze, bahinge bose, iryo ni ryo tera bazahinga. Ibinyabiziga se nibi. Okay, ni iki wageza rero ku bantu bagukurikiye? Ariko rero reka twumvikane. Banza ufunge iyo kamera. Funge iyo kamera nta kintu twavuga na kanzera wayifunze. Niba uzi ko utabijimije nta kintu mvugana nawe. Abizi nimwe mujya kuduteza leta, mujya kuvuga ngo ibintu ntabwo dukora mu bintu. Umudugudu wanjye witwa Karubingo, ahubwo no kubuja ugasanga imbingo twarazitemye twarazikuyemo. Wavuze ute uba amahwa yakwishe ubuse ko ntagira inzu ndasetse se n'abandi bazarore ibyo bintu byo gushishikariza abantu ngo umuntu reka iterambere. Ubuse niba ndi umuntu uyoboye uno mudugudu ndi uwa 20, bivuze ko ari igihe ugomba kuza nkajya kwibaga ngo imihanda nkajya nijya uzayiharura se. Ahubwo twumvikane nabonye uri n'umusirimu twivugane. Ubu nkurangiye ikibanza cya make. Hari ikibanza n'umugabo washwanye n'umugore, umugore ari guca inyuma agashaka kuhagurisha, umugabo nawe agaca inyuma agashaka kuhagurisha, ariko bose batazanye. Kandi buriya gihe ushobora guhita agura nkamubwira ko ari buhagurishe makeya, aho bavuze ngo bari kubaka ngo ahantu ngo mu manegeka ngo ahandi baragize nayubatemo nishaka izamuhira imbeho. Abantu bararwana, iyo barwanye bijyanye n'umutekano tuhagera byihuse cyane. Niba uwakubise uwundi ari ufite imbaraga tumujyana ku ruhande nyine tukamwereka ko tugiye kumufunga. Imbaraga mvuga n'amafaranga, agahita twihera udufaranga tukakugira poshe. Ubwo wa wundi wakubiswe akajya kwa muganga. Bagiye ariko umuntu arinda gukubitwa saa 2 kandi saa 2 abandi bagomba kuba bari mu nzu agira ati hari igihe n'u Rwanda n'uba yakubiswe nta n'umutekano abatanga. Sigara jewe ubona simbuye nagiye mvuga ko mu gihe cya Covid yaryaga ibiryo by'abaturage, ariko jewe ubu ngubu Covid yongeye kubaho ntabwo nabirya. Ndamukubye maze ndanagiye. Oya wigenda.